2021 Aline Gahongayire yagiye mu irimbi yashyinguyemo umwana we saa 3 z'ijoro yari yasezeranye n'abantu bacukura muri iryo rimbi. Aha hari muri lockdown, urumva ko abantu batahaga kare baracunga, babonye abantu bashize mu nzira. Murabizi ko muri lockdown abantu batahaga kare, hanyuma Aline na ba bantu bacungaga irimbi banacukuramo baba bagiye muri rya rimbi, bataburura umurambo w'umwana wa Gahongayire, bawushyira mu modoka ya Gahongayire, bashyira nzira berekeza kwa Gahongayire. Bakiri mu nzira bahuye na polisi zibasatse, zisanga mu modoka ya Gahongayire harimo imva. Ibyakurikiyeho ntubimbaze, gusa bamutegetse kujya kwa muganga gushaka icyangombwa kimura imva. Aha birumvikana ko impamvu Gahongayire yagiye mu irimbi nijoro nuko atari afite ibyangombwa bimwemerera kwimura umurambo ku manywa. Ubundi umurambo wimurwa ku manywa, hanyuma ukanajyanwa ku manywa ukajya gushyingurwa aho bawuteguriye. Kuki we yagiye nijoro? Tubane muri iki kiganiro bakunzi ba Umuringa News Update. Ibi nibyo wa mwana Iradukunda Jeannette, umukozi wa Gahongayire, yatinye kuvuga kuri kamera, ndetse anavuga ko abivuze bishobora kuzamukoraho akanishinganisha. Yagize ati sinabivuga imbere ya kamera, si ngombwa, bishobora kunkoraho. Uko niko Jeannette yavuze Iradukunda, kuko Iradukunda azi byinshi ko uyu murambo wataburuwe uvanwa i Busanza, bavuga ko bagiye kuwushyingura i Rusororo. Niyo mpamvu uyu mukobwa yatinye kugira ibyo avuga, kuko abiziho byinshi. Karibu mu kiganiro rero, menya kandi usobanukirwe ibyo utamenye. Byakunzwe kwibazwa n'abantu benshi nyuma y'uko hasohotse inkuru ya Gahongayire, uwo mukozi we amushinja ko yamufungishije hejuru y'amafaranga 100,000. Abantu benshi bakunze kwibaza bati ni gute umuherwekazi nka Aline Gahongayire ashobora gufungisha umuntu hejuru y'amafaranga 100,000 n'amamiliyari n'amamiliyaridi atunze? Urumva umuntu yageze ku rwego rwo kwitwa umuherwe abarenze nyine. Aha bikanavugwa ko Aline yashoye amafaranga menshi kuri uyu mukozi kugira ngo afungwe. Ni gute 100,000 bishobora gushorwaho amafaranga menshi kugira ngo uwabyibye afungwe? Harimo iyihe nyungu? Abantu bize imibare badufashe. 100,000 byafungisha umuntu, deni bakongeraho miliyoni cyangwa miliyoni 2 kugira ngo umuntu akomeze afungwe? Kwaba ari ukwanga agasuzuguro se? Kwaba ari ukwanga iki? Mutubwire. Ahangaha mu kumuhezamo cyane no kumwumvisha, muribuka ko Jeannette yavuze ko Aline Gahongayire yazaga kumusura, hanyuma akabwira abacungagereza niba ni Ribu, I don't know, ni Ribu, akababwira ngo mukanyage mukubite imbwa. Urumva ko kugira ngo ashishikazwe no guta umwanya we ntakore indirimbo cyangwa se ibindi bintu, agahora kuri gereza, hari inyungu yari abifitemo. Ni iyihe rero? Niyo tugiye kubona ahangaha muri iki kiganiro. Ushobora no kwibaza rero ute, ese aba bakozi ba Ribu Gahongayire yategekaga ngo nimukubite imbwa, Gahongayire yari ashinzwe iki muri Ribu ku buryo ategeka? Byibaze nawe. Njye ndumva ari nka kwa kundi umuntu avuga ati ifaranga ni musema kweri. Reka mbonereho no kubwira abantu bibaza ibibazo byinshi ngo mbese ngo Jeannette yabwirwaga n'iki ko Gahongayire yaje kuri Ribu ngo ababwire ngo mukubite imbwa? Birumvikana wowe wabajije iki kibazo ntabwo wigeze urangiza inkuru. Hari aho Jeannette yagize ati iyo Aline yazaga kuri gereza bantumagaho nkaza ngahura nawe. Abantu benshi mwagiye mujya kuri Ribu, hari ukuntu uba ufitanye n'umuntu ikibazo, deni bakamutumaho akaza mugahura. Abantu rero bapfuye kuvuga ibintu bibaza ibibazo, ntabwo barangije inkuru. Mujye murangiza inkuru kugira ngo mubone nuko mubaza ibibazo byumvikana. Uko hari abagiye bavuga ngo uyu mwana ngo arimo arabeshya, ukumva akantu kamwe ugahita uvuga ibindi utumvise uko inkuru yagenze nuko byarangiye. Niyo mpamvu rero umuntu wumvise iyi nkuru neza ashobora kwibaza impamvu Gahongayire yahoraga kuri Ribu, yari ashishikajwe n'iki? Aha buri wese yakumva ko hari ikibyihishe inyuma. Nicyo tugiye kubona rero hano muri iyi nkuru. Hari aho Jeannette yavuze ati Gahongayire akunda gukundana n'abo bahuje igitsina. Kugira ngo ibi byaracicikanye, abantu benshi babivuzeho. Icya kabiri cyateye Jeannette ubwoba no kugira ingingimira yo kudapfa kuvuga uko yiboneye ibya Gahongayire kuri kamera, yaragize ati bitunguranye nabonye ibyo Gahongayire yakoze umunsi yazanaga umurambo w'umwana we
ariyo mpamvu Gahongayire yakomeje gukurikirana uyu mwana kuri polisi kuri RIB Prito agamije ko uyu mwana atazamena ibanga. Ntekereza ko wenda Aline Gahongayire yatekerezaga ko hari uburyo bizarangira Jeannette arigise nta aburi birengero. Aka kanya nta gihamya igaragaza ko umurambo wavanywe i Busanza ari wo wajyanywe i Rusororo. Gihamya hari na Aline Gahongayire uyizi wenyine. Wenda yashizemo umutumba we don't know, ntago tubizi. Umurambo wavanwe i Busanza ubunganwa umuhanda wose ijoro ryose, ngo polisi irawubonye, ngo kwa muganga, ngo uvanwe kwa muganga ujyanwe mu rugo, oriye yo gufata umurambo bakawuvana i Busanza bawujyana i Rusororo. Ahubwo umurambo wajyanwe hehe? Mu rugo. Amplisi saa 5 z'ijoro. Nta muntu wo muri famiye yo kwa Gahongayire wari uhari. Na Aline Gahongayire n'aba bantu barindirimba ari nabo bacukura. Urumva uyu mwana washingwe muri 2014 akajya gutaburwa 2021 just yarashengutse. Urabyumva neza. Niba Aline Gahongayire nta kindi yaragamije kuri uyu murambo, kuki atabisabiye amategeko ngabisabe hanyuma akora ibintu byemewe n'amategeko ku manwa y'ihangu bose babireba. Agahitamo kuwiba nijoro nta bantu babireba. Ushobora no kwibaza uti aba bapolisi bamufashe mu iryo joro ari n'umurambo mu modoka kuki bo batamushikirije RIB ahubwo bakamwohereza kwa muganga gusaba icyangombwa. Kandi just igikorwa ikosa ryabaye, icyaha cyakozwe, umuntu yataburuye umurambo nijoro aho kugira ngo ajyanwe mu mategeko ahita yoherezwa he kwa muganga gushaka ikimurenganura. Aha nta kantu kabirimo ra. Umuntu yarangije kwimura umurambo ni ikosa, none yoherejwe gushaka icyangombwa kimwemerera kwimura umurambo. Uyu muganga se we wamuhaye icyangombwa kimwemerera kwimura umurambo kandi awubona yawimuye, urabyumva uti? Ibi rero bikaza bigahura cyane na kwa kundi Jeannette yavuze ko yakubitwaga, banavuga ngo kubita imbwa, ya mategeko Aline Gahongayire yatangaga muri RIB. Urumva ko ahantu hose arayoboye. Uyu ni umukristo, ni umukozi w'Imana. Aha mu byumve neza, Gahongayire nubwo yifuzaga kwimura umurambo awuvana i Busanza awujyana i Rusororo, hari nijoro kandi nta mufamiliye wari uhari. Ababimufashijemo ni ba bantu barinda irimbi ari nabo bacukuragamo, nibo bonyine bari bahari na Gahongayire. Ese ishanura ibi ntibibaho. Aha uribaza uti muri za nkuru za mbere ni iki Jeannette yabonye kwa Gahongayire atinya kuvugira imbere ya kamera? Yajya kuvuga akagira ate? Agatinya. Hari inkuru zidapfa kuvuga uko wiboneye, ndetse hari n'abantu badapfa kuvuga uko biboneye. Aha ndagira ngo mbibutse ko mu byumweru 2 bishize Aline Gahongayire yahise akora inkuru y'uko gucukura umurambo w'umwana we, ndetse anahakana ko Jeannette atamuzi. Kandi niba mukurikira social media, hari aho abakozi babajijwe, abakozi bakora ubungubu kwa Gahongayire babajijwe niba bazi Jeannette, bemeza ko Jeannette yakoze kwa Gahongayire, ndetse banavuga ko yanibye n'amafaranga. Ariko Gahongayire we muri record yahakanye ko atazi Jeannette. Ibi bintu biramutse ari byo rero abantu basenga mwaba mutubisha, mwaba mudutuburira pe. Ibishoboka rero nuko buri muntu ari buze gusenga uko abyumva, kandi abantu bakurikiranye ikiganiro ntibumve ko Gahongayire tumushyiriyeho iteka. No, buri wese afite ukuntu yumva ibintu. Ushobora kuba ukunda Gahongayire cyane wumva ko atakora icyaha, hari n'undi wumva rwose bishoboka. Ntawe rero dushyizemo ngo abyumve nk'uko byumva. Hari abibaza bati ese wenda Jeannette ari mu gatwiko cyangwa se ari kwamamaza nyirabuja, cyangwa se wenda ari kwishinganisha bitewe n'ibyo yabonye, avuga ko ashobora kuzabizira nk'uko yabivuze, akaba avuga ati reka nkora akantu njye mu itangazamakuru, abanyamakuru bamenye umunsi na buri wirengero, bazamenye icyo nazize. Nabyo birashoboka kubera ko azi byinshi kuri Aline Gahongayire. Ashobora kwateka ko igihe kizagera wenda amarangamutima akamuganza akabivuga, akavuga ati reka nishinganisha hakiri kare. Reka tuza hano ku itariki 31 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 7 2012, umuhanzikazi ndetse wanamenyekanye Tonzi uzwi ku izina rya
Uwitonze Clementine. Uyu yari inshuti magara ya Aline Gahongayire. Wenda dutekereze ko nawe ashobora kuba yamugambanira bitewe n'ibibazo bagiranye ugiye kumva. Hari wenda akaba aribo bakoresheje Jeannette ngo avuge. Turaza gusesengura buri wese asesengure uko abyumva. Aba bombi bari bahuriye ku itsinda ryitwa The Sisters, nibo bari creatings. Uyu Tonzi rero kuri iyi tariki twavuze haruguru 30 z'ukwezi kwa 7 2012 yahuye n'ikibazo cyo kubyara umwana w'umukobwa wapfuye. Bivugwa ko uyu mwana yari yapfiriye mu nda. Uyu mwana wa Tonzi yaje gushyingurwa i Rusororo. Aha ni mu gihe Aline Gahongayire ari mu rukundo na Gahima Gabriel. Aha ndetse baje no guhita bakora ubukwe ku tariki 20 z'ukwa 12 2013. Aline yari atuye ku Gisimenti aribwo yaje kubona akazi, yaje no kubona akazi kuri RBA mu kiganiro cyitwaga Be Blessed. Ngira ngo abantu benshi murakibuka, abantu barafashwaga cyane. Ukibaza umuntu umeze gutya wimura umurambo ubundi yafashaga abantu ibyo akuye mu mutima muri Bibiliya. Muri iki gihe rero nibwo Gahongayire yaje kugira ikibazo gisa neza n'icya Tonzi. Ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 2014 Aline yifurizaga ku bitaro bya Croix du Sud. Aline aje kuri ibi bitaro, umuganga wamukurikiranaga yaramubonye aturutse nk'iriya aramubaza ngo ntumbwire ko ibyo naketse ari byo byabaye. Ese yabiketse ati? Kuki yabiketse? Yari abifite hayahe makuru? Ko yari asanzwe akurikirana uyu mubyeyi atwite, undi akaza amusanga ibyo yaketse byabaye ni ibiki bari baziranyeho. Amakuru aragenda. Uyu muganga wamukurikiranaga yahise amupima, amushyira ku isetara amupima, then ahita amubwira ko umwana yapfiriye mu nda. Nyuma nibwo haje undi muganga ku ruhande nawe aramubwira ati ngwino ngo upime. Amupimye asanga umwana aracyatera agatima. Ahita asaba ko bategura sale vuba bagatabara ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Ako kanya Gahongayire yahise asaba bari aho Bibiliya, atangira kugenda himbaza Imana. Kambaza uti icyamuteye guhimbaza Imana ni ikihe? Ahari yari arimo asenga ntabwo mbizi. Aline yarabazwe akurwamo umwana w'umukobwa mwiza, ariko marerezoma basanga umwana yapfuye. Aha Gahima ntabwo yigeze agera kwa muganga, ndetse na nyuma yaho ntiyigeze yita kuri Aline Gahongayire. Ibintu bibabaje cyane umuntu wese ashobora kumva, akumva birababaje ndetse akumva ntibikwiriye umuntu w'umugabo. Ni gute umugore wawe yapfusha umwana, akabyara umwana wapfuye, ntumugereho kwa muganga, akarinda ataha utamusuye? Mu kwezi kwa 9 kuva uyu mwana yitabye Imana, mu rugo kwa Gahongayire rwatangiye kwambikana amakimbirane sasa. Ibi bishobore kuba Gahima hari icyo yari azi ku rupfu rw'umwana we, kandi azi neza ko Gahongayire yabigizemo uruhare. None se Gahima hari inama ashobora kuba yaragiriye Gahongayire akanga kuyumva, akanga kugira ku gihe kwa muganga, bitewe n'icyo yari aziranyeho na muganga, kugira ngo Aline aze kugerayo umwana byarangiye. Ari nayo mpamvu Gahima yagize umujinya akanga kujya gusura Aline, ndetse nyuma y'uru rupfu rw'uyu mwana amakimbirane agahaguruka. Mu busanzwe bivuga ko Gahima ari umupapa mwiza utuje ndetse w'umunyamahoro cyane. Bishoboke ko byanze bikunze Gahima afite icyamuteye kutita ku mugore we nyuma yo gupfusha umwana. Mu kwezi kwa 2015 Gahima yari amaze igihe kinini muri Tanzania, byumvikane ko yari yarangije guta Aline Gahongayire mu Rwanda. Nibwo yatangarije umunyamakuru Theo ukora ku kinyamakuru Ukwezi ko yatandukanye na Aline Gahongayire. Uyu munyamakuru iyi nkuru yahise ayikora vuba urumva ko yari ishyushye, kuba umuntu amaze igihe abyaye ndetse amaze igihe gito akoze ubukwe, then wajya kumva ngo bamutaye. Uyu Theo rero yahise akora iyi nkuru, ndetse akisohora Aline Gahongayire akibona yahise amwanga. Byumvikane ko bari basanzwe baziranye, ari inshuti yabo. Aline Gahongayire yahise amwanga urunuka, ndetse ahita anamubloka muri telefone ye. Nyuma rero Aline Gahongayire yaje gufata indege ajya mu gihugu cya Amerika. Agezeyo ajya kuri radiyo imwe yaho Ijwi rya Amerika, atangariza abanyarwanda ko yatandukanye na Gahima.
Ahaga Aline Gahongayire yaje kubazwa ikibazo impamvu ibingibi atabitangarije mu Rwanda, avuga ko amaradiyo mu Rwanda atari buyatangarizeho inkuru nk'iyi. Ari naho mu nkuru ya mbere twabanje abanyamakuru bafashe Aline Gahongayire ko yishongoye ku itangazamakuru ryo mu Rwanda, ku bitangazamakuru ndetse no ku maradiyo abishongoraho. Ahangaha rero ibitangazamakuru byose bikorera mu Rwanda n'amaradiyo bakimara kumva uku kwishongora kwa Aline Gahongayire, bahise bafata umwanzuro wo guhagarika ibihangano byose cyangwa se indirimbo Gahongayire yakoraga mu Rwanda. Abazikinaga bose bafata umwanzuro yuko bagiye guhagarika gukina indirimbo ze, bajya inama. Umugabo rero Kenisi wa TV1 niwe wamusabiye imbabazi, aravuga ati mumbabarire uyu mugore mukomeze mukine indirimbo ze, nawe siwe ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, ashobora kuba afite ikibazo, ntabwo ari we. Timukomeze mukine indirimbo ze, wenda bizamukora ku mutima. Ibi niko byagenze. Kenisi amaze kumusabira imbabazi, bakomeje bakina indirimbo ze. Aha hari mu 2016 ku itariki 28 rero z'ukwezi kwa 11 2017 ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru nibwo Aline Gahongayire yahawe gatanya yo gutandukana na Gahima Gabriel. Ubu Gahima Gabriel akaba yituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yashakanye n'umudamu utari umunyarwandakazi, ndetse bivugwa ko urugo rwabo rumeze neza. Aha bikaba bivugwa ko Aline Gahongayire yaba ari we wananiye Gahima Gabriel. Wowe urabyumva ute? Iradukunda Jeannette rero yaje kumenyana na Aline Gahongayire ahayingayinga mu mwaka wa 2017 Intendezi i Rusizi, ari naho uyu Jeannette Iradukunda avuka. Bakaba barahuriye mu rupfu rw'umugore n'umugabo bitavye Imana icyarimwe, aho bari bariye uburozi aho ngaho i Rusizi. Aba bantu bakaba bararasize abana batatu, harimo umwana w'imyaka 8 n'undi w'imyaka 5 ndetse n'undi mwana w'imyaka 3. Aha niho Aline Gahongayire yamenyanyiye na Jeannette, bahujwe n'umugore w'inshuti ya Aline Gahongayire utuye Kicukiro. Ahangaha rero hari abanyamakuru baje kubihuza bavuga ko mwibaruwa Dorimbogo yigeze kwandika, yanditse ubwo yasezeraga, yavuze ko ngo abashyi bazi ubwenge, ndetse ko ngo ko nta mushyi w'injiji ubaho. Ari nayo mpamvu abantu bagaruka kuri uyu mukobwa nawe Iradukunda Jeannette bavuga bati ibyo avuga bishobora kuba bidahuye n'ibyo akora, ahubwo akagerageza guhuza amarangamutima ye n'ibyo avuga kugira ngo yereke abantu ko ibyo arimo ari ukuri koko. Babihuje nuko Dorimbogo yapfuye atarahishura ibanga ry'uko yabyaye, ndetse twaje kumenya ko ndetse yanashatse akava mu rugo, ariko yarinze apfa avuga ko ari isugi ndetse ari n'inkumi. Abantu rero baje kubihuza n'ibya Iradukunda Jeannette bati uyu mukobwa nawe ashobora kuba ari umunyabwenge cyane, ari umushikazi, adashobora gutandukanya amarangamutima ye n'ibyo avuga. Ibyo avuga bigahura neza cyane cyane n'amarangamutima yo ku buryo umuntu wese abibwira abona ko ari byo, cyane ko ibihumbi 100 byonyine bidashobora gufunga umuntu umwaka wose. Hejuru y'umuherwekazi Aline Gahongayire agafunga umuntu kubera ibihumbi 100, ni ibintu bidashobora kumvikana, ndetse agashyiramo n'andi mafaranga kugira ngo ibihumbi 100 byibwe bigaruke. Bigaragare ko uyu mukobwa yafunzwe n'amabanga ya Aline Gahongayire abitse, nk'iri banga ryo kwiba umurambo mwirimbi ntajye kuwushingura direct, ahubwo akabanza kuwujyana iwe, na bya bindi by'uko Aline Gahongayire yisanga cyane mu bantu bahuje ibitsina. Hari aho uyu mukobwa umukozi wa Aline Gahongayire Iradukunda Jeannette yabashijwe ku bijyanye n'ibihumbi 100 Aline Gahongayire yamuciye ku ikanzu ye yari yatwitse. Ari nabwo uyu mukobwa Jeannette Iradukunda yavuze ko atabasha kwishyura iyi kanzu ngo amara amezi 10 yose akorera kwishyura ikanzu ya nyirabuja yatwitse n'ipasi. Iri joro rero Jeannette yatwitsemo iyi kanzu niryo banga rikomeye Jeannette abitse, cyane ko iri joro umurambo waje mu rugo ari ryo Gahongayire yatutsemo Jeannette ko ari ikiboze. Ibi bintu turabihuza duti? Aha Aline Gahongayire yageze mu rugo saa 5 n'igice,
aho yari avuye mu irimbi saa 4 za nijoro muri lockdown. Murakibyibuka cya gihe cya coronavirus. Urumva niba Aline yari ageze mu rugo saa 5 n'igice, saa 4 akaba aribwo bari bavuye mu irimbi, urumva ko bari batangiye gucukura mbere yaho. Aline ubwe yivugira ko ava mu irimbi aribwo yahuye na polisi iramusaka. Mu kumusaka polisi musangana umurambo w'umwana mu isanduku. Aha polisi yahise imwohereza kwa muganga gushaka icyangombwa kimwemerera kwimura umurambo. Mubyibuke neza, iyi sanduku yari iri mu modoka ya Aline Gahongayire yari nshyashya. Bivugwa ko bishatse kuvuga ko yari isanzwe mu irimbi yasigayemo. Urumva ibi byose Aline yagiye ahura nabyo byatumye agera mu rugo yataye umutwe. Aline ubwe yivugira ko iyi sanduku yayiguze kwa Jeannette mu mujyi ku mudamu ucuruza amasanduku. Hanyuma Aline iyi sanduku ayimarana icyumweru cyose iwe mu rugo. Avuga ko yayimaranye iyi minsi byaramunaniye kujya gutaburura umwana we. Urebye uyu mudamu kuri video asobanura iyi nkuru, uribaza uti se ubundi umuntu nyuma y'imyaka 2021 aka kanya nibwaje kuvuga iyi nkuru, nataburuye umwana wanje nshaka kumwimura mujyana mu irimbi muvana mu rindi. Urumva iyi ni inkuru yo kubarwa. Noneho witegereje urabona ko Aline asa n'uwahungabanye. Yahungabanye muri iyi video, asa n'umuntu widoroze kugira ngo abashe kuvuga iyi nkuru neza, kuko ni inkuru itavugika ku muntu w'umubyeyi. Nataburuye umwana wanje jewe ubwanje, ni inkuru itavugika rwose. Ahangaha rero Aline Gahongayire yatanze impamvu ebyiri zatumye ajya gutaburura umwana we, ariko izi mpamvu ntabwo zumvikana mu by'ukuri. Iya mbere yaravuze ngo hari abantu bazaga kwiba amakaro yo kumva y'umwana we. Iya kabiri avuga ko irimbi umwana we ashyinguwemo ngo ryari Gitaga. Abahazi neza bavuga ko umwana wa Gahongayire yari ashyinguwe iruhande rwa kaburimbo neza neza, kandi ko nta muntu wajyaga kwiba amakaro, kuko n'abandi bahashyinguye nta muntu n'umwe wigeze wibwa amakaro. Ukibaza uti noneho kugira ngo abajura bajye gukura amakaro ku rimbi ry'umwana wa Gahongayire gusa byaba bisobanuye iki? Noneho kugira ngo ahimbe ngo hararigita kandi hatarigita, byakabaye abantu bose bashyinguwe mu irimbi rya Busanza bari kwimurwa, cyangwa niyo bose batakwimurwa hakabonekana n'undi uhimura umuntu. Ndagira ngo nkwibutse ko hashize ibyumweru 2 gusa Gahongayire asohoye iyi nkuru y'uko yagiye gutaburura umwana we. Byibuke neza. Aha turi mu kwezi kwa 10 ku itariki 5. Niba hashize ibyumweru 2 rero Gahongayire avuze iyi nkuru, wibaze ngo kuva igihe umwana yashinguriwe niho yakwibuka gusobanura icyayimuteye. Nacyo muraza mukibone hano muri iyi nkuru. Impamvu rero Aline Gahongayire aje kuvuga iby'iyi nkuru, arimo aratanguranwa na Iradukunda Jeannette, kuko Jeannette yageze kuri iyi mihanda, kandi mu minsi Jeannette yageze kuri iyi mihanda nibwo Gahongayire arimo arasobanura iby'iyi nkuru. Urumva ko yabivuzeho kugira ngo Iradukunda nabivuga bumve ari ibihuha, cyangwa se ari inkuru isanzwe izwi. Kuki atabivuze mbere? Urumva ko Aline yatinye ko Iradukunda azabivuga, kuko abizi neza ko Iradukunda amakuru yose y'iryimurwa ry'imva y'uyu mwana Iradukunda yazi. Wakwibaza uti iyi ni imiterekero, aya si amahanura? Gutaburura umwana umaze imyaka n'imyaka yarashyinguwe ukamwimura, ntumujyane ku rimbi ushaka kumwimuriraho, ko ibi bintu ari ibintu bikorwa ku manywa abantu bagashyingura bundi bushyashya. Umuntu w'umudamu urimura umwana we nijoro akamucukura akamwikuriramo, aya ni amahano. Ubundi ibi bikorwa ku manywa, abantu bakaguherekeza rwose bakajya gushyingura umuntu ku manywa, kandi wabisabiye uburenganzira, ugatanga n'impamvu zumvikana zitumye wimura uwo muntu. None Aline we yagiye kumwitabururira wenyine abifashijwemo n'abacungarimbi, ari nabo bacukuramo, ndetse no kujya kumushingura nta muntu w'iwabo wari uhari, haba n'umwe, niwe n'abagabo.
Aline rero yacukuye nta cyangombwa, yataburiye umwana wiwe nta cyangombwa abifitiye, ari nabwo yafashwe na polisi bamwohereza kwa muganga gushaka icyangombwa kimwemerera kwimura umurambo. Ari kwa muganga rero Aline hari umudamu wamubonye kwa muganga, arangije amureba amwitegereje neza aramusuzugura bitewe n'uko yari afite uburimiro asa nabi umubiri wose, byumvikane ko Aline nawe yacukuye. Hanyuma mu kumusuzugura amwitegereje neza asanga ni Gahongayire. Muri iryo joro uko yasaga nabi rero yuzuye uburimiro byatumye umudamu amureba aramusuzugura. Mu kumusuzugura ashishoje asanga ni umuherwekazi Aline. Gusa atyo arangije amaze kumenya ko ari Aline Gahongayire nibwo yahise amuhereza icyangombwa kimwemerera kwimura irimbi. Kandi yari yarangije kugira gute? Kuryimura nibwo yamuhaye icyangombwa kimwemerera kwimura umurambo. Kandi umurambo yarangije kuwimura ari kumwe nawo kwa muganga, ariko bamuha icyangombwa cyo kuwimura. Ahangaha rero Aline mu gutaha n'izo stress ahura na polisi, kutaburura kwa muganga, yageze mu rugo yabaye stressed cyane. Agezeyo rero nibwo yabyukije Iradukunda Jeannette ati byuka unterere ikanzu. Arangije arayimuzanira. Iradukunda Jeannette rero akiza gutera ya kanzu ipasi, yaje kumva abantu bajujura hanze, hanyuma ajya mu idirisha avuga ko yagoswe. Iradukunda aragotwa, ntiyibuka ko ari kureba ibitamureba, ndetse anibagirwa ko yasize acometse ipasi. Muri ba bagabo rero bari bazanye na Aline bavuye gutaburura wa mwana, hari uwamwikanze. Akimara kumwikanga Iradukunda nawe urumva yari yakwiha akarira arimo ahengeza, wa muntu wamwikanze yahise ahuza nawe amaso, bose bamurebera icyarimwe na nyirabuja arimo. Urumva hari hashize umwanya Iradukunda areba buri kimwe kibera kuri yamva kuri wa mwana bavanye hehe mu irimbi, byose yari abibonaga. Ako kanya rero Gahongayire yahise yinjira mu nzu vuba vuba ajya kubaza uwo mukobwa ibyo yarebaga. Urumva uwikeka amabenga abagize ate aba yarwaye. Kandi umunyarwanda aciye umugani mu kinyarwanda ati uwububa abonwa n'uhagaze. Aline rero akinjira, Iradukunda nawe yahise ava mu idirishya vuba vuba ahita yirukankira kujya gutera ipasi kugira ngo nyirabuja abone ko ntacyo yabonye, ahubwo ko yari arimo gutera ipasi. Urumva Iradukunda n'igihunga cyinshi yahise yegura ipasi uko yagashyushye, kuko yari imaze umwanya ku muriro, ahita yikubita kuri ya kanzu ya Gahongayire. Ikanzu iba igize ite? Irahiye. Ni nako nyirabuja ahise aza amubaza ati warebaga iki? Iradukunda ati ntacyo. Wabonye iki? Iradukunda ati ntacyo nabonye. Ako kanya rero n'umujinya mwinshi Aline Gahongayire yahise amubwira ati iyi kanzu yanjye yarampenze, nayiguze ibihumbi 100, bityo ugomba gukora mpaka iyi kanzu uyishyuye. Nibwo rero Iradukunda yabonye ko ibyo bintu atabishobora, kuko twabwiye ko Iradukunda yakoreraga ibihumbi 10, abona ko atarangiza amezi 10 akora. Ndetse Iradukunda avuga ko ahangaha yaturutse akagenda atavuze. Kandi nawe birumvikana ari wowe byakubaho, ntabwo ushobora kugenda mu gihe wari ufite akanya ko gufatirwa, ubonye yuko utabasha kwishyura ugomba gutoroka. Niko yabigenje. Gahongayire rero ntiyatuje. Mu mwaka w'2021 yaramuhize mpaka amugaruye. Akimugeza mu rugo ako kanya yahise amwongeza. Ushobora kwibaza uti se ni gute umuntu ashobora kukwiba, ashobora kugutwikira ikanzu hanyuma akagenda atayishyuye, warangiza ukamukurikirana mpaka ukamugarura mu rugo, yanagaruka ukamwongera umushahara. Ahangaha yamwongeye amafaranga 5,000 bisanga 10, nibwo Iradukunda yatangiye guhembwa amafaranga 15,000. Aho ushobora kwibaza uti se uwiswe ikiboze akunzwa ate kugira ngo agarurwe mu rugo ndetse ahita yongezwa n'umushahara? Wahita ubona ko hari icyo Aline yarindaga kuri uyu mukobwa, kuko bivugwa ko hari agakosa uyu mukobwa yigeze gukora nyuma y'ibyabaye, gatuma Aline Gahongayire abona ko uyu mukobwa hari icyo azi ku byabaye byose kuri yamva ya wa mwana wazanwe mu rugo nijoro. Urumva ko neza genza Aline Gahongayire ni umuhanga, yakomeje kurinda ibanga rye ngo ritaza kugira gute gusohoka.
ni ukuvuga ngo Iradukunda yagarutse mu rugo muri 2021, hashize umwaka umwe gusa agarutse mu rugo nibwo haje kuba agakosa bituma Aline avumbura ko Iradukunda azi byinshi kuri ya mva yazanwe mu rugo nijoro ubwo bayivanaga i Busanza bayizana hehe mu rugo. Ku bijyanye n'iyi mva rero y'uyu mwana wa Aline Gahongayire, abo mu muryango wa Gahongayire bavuga ko Aline Gahongayire yavanye umwana mu mva, ni ukuvuga yateruye umubiri we awushyira mu yindi sanduku, hanyuma ya sanduku umwana yashyinguwemo bwa mbere Aline ayirekera hehe mu butaka, bahita bayisibasiba baramwimika ku buryo ntawamenya ko hari ikintu cyabaye. Aha birumvikana neza niba umwana yashyinguwe mu 2014 bakaza kumutaburura mu 2020 urumva iyo mva yari yararangije kwangirika, ariyo mpamvu Aline Gahongayire yagiye kugura isanduku nshyashya kwa wa mujanete ucuruza amasanduku mu mujyi. Aha rero ndumva nta muntu ukwiye gushidikanya ku byo Aline Gahongayire yivugiye, kuko ubwe mu byumweru 2 bishize yivugiye kuri iyi nkuru, avuga uko yashyinguye umwana we bwa kabiri, avuga uko yagiye kumutaburura n'uko yagize ate bamufashe amutwaye, n'uko yagiye gushaka ibyangombwa kwa muganga abapolisi bamwoherejeyo. Urumva umuntu w'umubyeyi muzima ukuze nk'uriya kujya imbere ya kamera hara kuri Instagram ye abayizi bajya aho babisangaho, ukivuga uburyo wataburuye umwana wawe amaze imyaka n'imyaka ashyinguwe, ukivuga uburyo bamugufatanye n'iki. Abareba video ye murabona ko uyu mudamu asa n'uwari wanyweye ibintu by'ibiyobyabwenge utamenya. Video irahari muraza kuyireba. Ashakaga igipapuro kimura umwana, umudamu nasanze ahantu rero yarasuzugura, ubwo nyine nasaga n'ibigerageza, nasaga n'umuntu uvuye gutabura, nasaga gutyo. Gahongayire yifashe akajya gutabura umwana we nijoro mu irimbi, avuga ko agiye kumwimurira mu rindi rimbi. Uyu mudamu yari ayobewe ko umwana yamubyaranye na Gabriel, akajyayo wenyine ntamubwire. Biranavugwa ko nyuma y'uko Aline Gahongayire atabura uyu mwana ndetse akajya kumushyingura ahandi nijoro, ntabwo twari duhari, ntabwo tubizi, wenda umubiri ushobora kuba warasigaye akajyana ibiki, ntabwo tubizi, kuko yamujyanye mu rugo afite impamvu agamije. Bivuga ko Gabriel yagiye kumurega muri RIB, hanyuma nyuma yo kumurega muri RIB ntabwo nzi uko byaje kugenda, wenda Aline Gahongayire yarisobanuye, nyuma ibibazo biza kurangira gutyo, birangira bitabaye ibintu birebire cyane. Ese kuko biramutse bibaye byo ko Aline Gahongayire uyu murambo yawujyanye mu rugo ndetse akawugumishayo, yaba azawumaze iki? Ese nk'umukozi w'Imana umukristo kwifata akajya gutaburura umwana yabyaye w'imfura ye mu nda ye nijoro mu ijoro, umurambo akawuvana mu irimbi aho kugira ngo awujyane mu rindi rimbi akawujyana iwe nk'umukristo, ibi ngibi byaba bisobanuye iki? Iri si ishyano. Abantu rero nimusenge cyane kandi mumenye Imana, musenga musobanukirwe. Iyi ni ya minsi tugezemo kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe Imana ari gusenga iyo ariyo. Ejo bundi nibwo twavuze ku nkuru y'umuhanuzi wishe umwarimukazi amwicishije inzoka, kandi barasenganaga, ari umuhanuzi, barasenganaga muri ADPR. Ibintu byarivanze. Yes, reka rero dusoreze ahangaha ibya Aline Gahongayire. Abumva bumvise, basobanukiwe. Wowe ukurikiye Umuringa News Update, turagusaba kwibuka gukora subscribe, like na share kugira ngo inkuru zacu zijye zigera ahantu hatandukanye. Abadiaspora, abari hanze, inshuti z'u Rwanda, abanyarwanda mwese muri rusange, amajyepfo n'amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba, turabasoje. Aho umujyi wa Kigali mwese mugubwe neza kandi mukomeze mukore subscribe.